turabashuhuje abakurikira Gisorori Comedy. Uyu munsi tuje kubagezaho inkuru ebyiri, imwe yabaye ejo ku itariki 2, indi nkuru iba uyu munsi ku itariki 3. Izo nkuru ni inkuru zidasanzwe, ni inkuru z'incamugongo, inkuru mbi, inkuru abantu bumvishe bagahungabana, ababyeyi amabere akikora. Umusore uzwi nka Nshimiyimana Delphin cyangwa se The Kid, ejo ku munsi wo ku cyumweru mu masaha y'umugoroba nibwo inkuru yasesekaye ko ivuga yuko uyu musore The Kid yitabye Imana azira impanuka. Ukuntu byagenze, The Kid yari afite imodoka yari yarajyanye mu igaraje, ngo nuko umukanishi wayikoraga aramuhamagara aramubwira ati imodoka yarangiye. The Kid nawe aravuga ati nta kundi kuntu nagerayo ndatega moto. The Kid niko kujya gushaka umumotari, amaze kumubona aramusaba ati ese ko nzi gutwara moto nkaba mfite n'ibyangombwa byayo, wanyemerera nkatwara? Umumotari nawe ntiyatindijemo, yaramubwiye ati ntwara nta kibazo niba ufite ibyangombwa. The Kid niko gutwara moto, aragenda, ageze imbere agongana n'imodoka, aba yikubise hasi ahita yitaba Imana. Umumotari nawe yari ahetse ntabwo byamuguye amahoro, kuko uwo mumotari ako kanya yahise acika amaguru yombi. Nukuri uyu muryango wa The Kid ukomeje kugenda uhura n'ibibazo byo kubura abantu, dore ko ngo umwaka ushize The Kid yari yapfushije na mushiki we agapfa bitunguranye, agasiga abana 2. Uyu muryango ni ukuri muwusengere, muwukomeze, mubasure, mubafate mu mugongo, dore bari mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye. Imana imwakire mu bayo. Indi nkuru yabaye kuri uyu munsi ni inkuru yabereye i Kanombe, aho umwana w'umukobwa witwa Tony yitabye Imana azize kunyerera muri tuwarete. Ngo ukuntu byagenze, Tony ngo yari yicaranye n'ababyeyi be muri salo, ngo bari bari kumwe n'izindi nshuti za Tony, nuko Tony ngo arababwira ati reka mbanze njye muri tuwarete ndaje tujye aho twari tugiye kujya. Maze Tony aragenda, ababyeyi be basigara muri salo hamwe n'izo nshuti ze, maze ngo barategereza ko Tony yagaruka, baraheba bigira inama yo kujya kureba Tony. Baragenda, bakigera ku muryango wa tuwarete ngo bahura n'umuvu w'amaraso uri gutemba, barebye basanga Tony yanyereye akubita umutwe kuri tuwarete ahita yitaba Imana. Ni ukuri twihanganishije umuryango wo kwa Tony, twihanganishije umuryango wa kwa The Kid, mwihangane, kuba ku isi niko bimera, ni ukuri, kandi inshuti n'abavandimwe babegereye babafate mu mugongo.